Kwa Chantal Umuhoza nkaba ndi umwarimu w'ishuri ribanza rya Gisanze. Njye mwarimu wa Gasore, usibye ko amazina yiwe nyakuri ntabwo ari Gasore, ubundi yitwa Hitimana Joseph. Impamvu bamwise Gasore ni biterwa n'ukuntu n'ingano yiwe afite, kandi akaba afite n'imyaka myinshi, yize kuri iki kigo imyaka myinshi. Abanyeshuri bagiye bigana rero bamuhimbye akazina bamwita Gasore. Ni mureba ari kubona ari mukuru mu maso, ku isura ye birabigaragaza. Urebye abakunda kubirebera ku maguru ye. Amaguru abona umwana ukuze ntabwo afite amaguru ameze nk'ay'abantu bakuru. Wewe rero amaguru yarakomeye ukuntu nk'umuntu mukuru kabisa. Wowe nka mwarimu we utangiye kumwigisha ryari, hanyuma unatubwire mu ishuri mubona gute? Natangiye kumwigisha 2018. Mu ishuri aragerageza, ariko ikibazo ajya ahura nacyo mu kibazo cy'imyandikire, arashobora kumubwira ikintu aka kanya akagifata akanakorera imyitozo n'abandi akabikora mu kanya kari buze, ntabwo wabimubaza ngo abibe yabigusubiza. Muri make yibagirwa vuba, nicyo kibazo cyiwe. nka mwarimu ubyitwaramo gute kugira ngo dufashe kuva ku rwego rumwe ngo bagere ku rundi? Ubundi bisaba kumuhora iruhande. Nk'urugero, nimba ngiye kwigisha isomo rishyashya, mwicaranya mbanzi abana bagerageza mu ishuri, mwicaranya n'umwana w'umuhanga kandi udakunda gusaragurika, kuko iyo bicaranye arumva nyine. Gasore arumva pe, aramwumvira. Niba namubwiye nti uyu nguyu mugomba kuzajya mwicarana, ibyo utumva ukajya ubimubaza akagufasha kandi nturwane nawe, aramufasha. Uwo mwana bicaranye akabimenya. Nk'iyo ngiye gutanga isuzuma bari bicaranye bamaranye akanya, arabikora. Ariko ari we wenyine nta wundi mwana namuhaye, ntabwo yabishobora. Bisaba kumuha umwana nyine bicarana kandi ugerageza w'umuhanga. Gasore ubona bitamutera complexe cyangwa se ipfunwe kuba ari mukuru cyane kandi yigana n'abana bato? Ahantu bimuteye ipfunwe, nk'iyo abana biga mu myaka yo hejuru yiwe nyine baje bamukiniraho bamubwira ngo we nguri muzehe, urashaje, nibwo aza. Hari igihe aza ambwira ati umwarimu uyu munsi rwose abana mu 6 bantutse banise umusaza, ukabona nyine afite n'ipfunwe. Ntabwo nshobora kubona amutuma mu myaka yo hejuru ngo ajyeyo. Ntabwo yajya aravuga ngo abana baho ngo baramutuka ngo ni umusaza. Kandi barize inyuma ye, abo biganye bamusize bamucyurira ibyo byose, rero ugasanga nyine agize complexe. murakoze cyane.